Yes, rero reka nongere nguhere ikaze kuri YouTube channel yacu, aho ngusaba gukanda subscribe, ahandi rero tukikomereza n'ibiganiro by'uyu munsi twabateguriye. Bimwe na bimwe nyine mugenda mudusaba ariko mukaburaho nyine mubidusabira, kubera ko mutagira ubushake mu kuba mwakinjira kuri iyi channel mukanayigumaho igihe kirekire, kugira ngo mujye mukurikirana byinshi cyane biyicaho. Ahubwo muri uyu mwanya wowe ubonye iyi video, ndakeka ushobora kuba uri mushyashya kuri YouTube channel, umva ko wahawe ikaze, ahubwo ukande subscribe, ahandi rero dukomeze n'icyegeranyo cy'uyu munsi twabateguriye. Rero ndakeka udashobora kuba utazi uyu producer Element. Ndakeka nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda aba producer barahari, ni benshi cyane. Hari abatarazamuka ngo bajye ku rwego rushimishije cyane, hari n'abamaze kugafata. Rero ubu ngubu dufata nk'aho ari ryo shingiro nyine ry'umuziki, cyangwa se ari ryo shingiro rirema umuziki hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu producer Element abantu benshi cyane baramuzi, bamuzi ko nyine ari umusore witonda cyane, mbese nyine bazi ko ari umusore ufite ibigwi byiza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nyine muri ibyo byose hari igihe nyine ugira gutya ukanatana, ahubwo ukajya mu nzira zitari nyazo. Rero uyu munsi nje kukubwira ati banza urebe iyi video, nuyirangiza ukande subscribe, ahandi uzabasobanukiwe byinshi cyane kuri uyu musore producer Element, umenye nyine n'ibiri kumuvugwaho. Urabona ko ifoto iri imbere ye ishobora kuba iguteye ubwoba ukimara kuyibona, kubera ko urabona ko hagati y'amafoto yiwe harimo ifoto y'umukobwa nyine umeze nk'ishadibu, mbese twamwita nk'indaya nyine. Wenda iryo zina niryo nyine abantu bakoresha bitewe n'uburyo nyine, bitewe n'aho rikoreshejwe, cyangwa se bitewe n'uwo riri gukoreshwaho. Ariko mbere na mbere uyu producer Element ngira ngo nyine muramuzi, ni umusore witonda, umusore ufite ibigwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, mbese nyine ni umusore mwiza cyane ufite igikundiro. Ariko ngira ngo nkubwire ibintu biri kumutanisha, ni ibintu bitatu biri gutuma atana muri iyi minsi, ariko ubashe gusobanukirwa nyine byinshi cyane kuri uyu musore, umenye ikiri gutuma atana, mbese nyine ubashe gusobanukirwa n'ikintu nyine kiri gutuma ajya mu nzira zitari nziza. Rimwe na rimwe nyine ugasanga yataniye, mbese muri make. Rero uyu producer Element ikintu cya mbere kiri gutuma atana n'abantu benshi cyane bari kwibazaho, ni uburyo akomeje guserebura, cyangwa se akomeje kujya mu minsi yo guserebura cyane, bitewe n'uburyo nyine we bitewe n'uburyo ari kwiyumva wehe. Rimwe na rimwe nyine ukomeje kugenda usanga ari kwitabira ibirori bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko ugasanga ibyo birori abyitabiriye wenyine, nta yindi nshuti nyine baziranye babijyanyemo, mbese nyine ugasanga abirimo wenyine. Ariko ugasanga muri ibyo birori nyine ugasanga n'ibyo ari gukoreramo nta kuntu bishimishije cyane, bitewe n'uburyo nyine we yabyitabiriye nta wundi muntu bari kumwe, ahubwo akabyitabira n'uwamuhamagaye atamuzi neza. Icyo kintu nyine kigatuma nyine atana, akava mu nzira nyayo. Akaba rimwe na rimwe nyine ukajya usanga ari gukora amakosa menshi cyane, bitewe n'uburyo nyine we ameze. Mbese ugakomeza kugenda usanga nyine we ari gukora ibintu bidakwiye, ariko nyine rimwe na rimwe ukajya usanga we nyine rimwe na rimwe aragenda akora ibintu, ariko ibyo bintu yabikora nyine ugasanga abanyarwanda bose ntibabyishimiye. Ikintu cya kabiri ni ukubera nyine ari gukomeza kwishora mu gitsina gore, kandi agifite imyaka imbere ye. Nyine abantu ndabizi muri rusange nyine hari uburyo ubona umuntu ukavuga ati uyu muntu kuko aracyafite imyaka yo kuba yashaka ubuzima, mbese nyine aracyafite n'igihe kinini cyane cyo gushaka ubuzima, nyine akaba yakibaruka, mbese n'abana nyine nabo akabasha kubateza imbere, akabarihira n'amashuri. Ikintu cya gatatu ni ikintu kigira giti, ni uko nyine akazi ari gukora uyu munsi ari kukavangavanga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho rimwe na rimwe nyine ari kugerageza kwitabira inshingano zitari ize. Ugasanga rimwe na rimwe nyine yatannye, bitewe n'uburyo nyine
we ari gukoramo akazi kiwe, ugasanga yanatannye, ugasanga nyine ari guta n'umuronko, ugakomeza kugenda usanga nyine ibyo ari gukora si byiza cyane, yego ni byiza ariko nyine ukagenda usanga nyine rimwe na rimwe yanatannye, ugasanga icyo kintu nacyo yakibuze mu buzima bwiwe. Rero reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, ukande subscribe, ndaje mu kandi kanya dukomeze n'ikindi cyegeranyo twabateguriye, ahandi wowe nkubwire nyine ukomeze ugume kuri iyi cano, nkubwire ko nyine iyi cano ni buri kanya ya uploadinga, ukamenya uburyo igihugu cyawe kimeze.